ni byiza biraryoha. Wandebye ufite isoni. Impamvu ndi gukora wumva isoni ziranyishe niko nzi kuri umurezi bien kandi ubu ngubu wapi. Kandi ikintu nene. None ntabwo tera shatani. Ndabona nabwo banza muri soko hari ntabizi. Byarantunguye. Kuko ibaze ni je wamubanje kumugatese uko hari kuntu baganiriye yavuye gukora ikiganiro nariza. Impamvu nari nambaye ikote no kugira ngo abantu nyine babone ko hari ikintu cyahindutse. Hanyuma Tayi wenda yige ndakeka akenshi n'umuntu muba muri kumigiye kirene kugeza iyi saha kuko nimba yarakijijwe ibyo byose ntabwo umuntu afata umwanya wo guhora beshya abantu. Ubona nk'iki kintu yahindutse howe mu marana umwanya munini. Ugiye kunzimuza ngo hano igari wamubona ukagira ngo ni igini ukabona yigavuye ahangaha ese mubeshye noneho reka mbere nakandi kabanga yitwa Nyirinkwaya bajye bamagara amazina yanjye ariko uwo nzumva yongeye gushyira commentaire avuga ngo ndi umutinganyi cyangwa ndi umuge please. Gasaro TV abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze muherereye impande n'impande ndetse tunabashimira mwe mwese mwakoze subscribe no utarayikora uyu ni umwe mwiza ngo uyikore ubone ibiganiro byiza Gasaro TV tukugezaho mwe mwese muri bitekerezo byanyu byiza muri comment mpora mbabwira ngo aho muherereye hose Imana bamugisha. Uyu munsi rero tubafitiye abatumirwa n'abatumirwa babiri reka mvuge ngo musanzwe mubazi ariko uyu munsi tugiye kugana nabo byinshi bitandukanye tubahaye ikaze. Murakoze. Namwe tubahaye ikaze. Murakoze Imana bamugisha. Hanyuma watangira twibwira nubwo akenshi ukunda kwivuga. Murakoze banyita Nyirinkwaya. N'ubusanzwe murabizi ko ntago najya kwivuga. Umuhire ka kandi bakwitaga. N'umuhire nyine nagasirira ko ngako gasanzwe bajye bamamagara cyangwa se banyita sometime. Iyo ndi kumwe n'abashiti banje bandi nk'abantu igikondo barabizi ko n'igikondo ntago najya kwivuga ibintu birebire cyane. Hanyuma namwe tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Amazina yanyu mwatagira mwibwira abakurikiye ku Gasaro TV. Cyane bazaturambirwa ra. Ariko rero muzaturambira. Hari yaciyemo igihe. Hari yaciyemo igihe amazina yanjye nkuko mubizi banyita Tayla. Nkuko munzi umukobwa murezi bien of course. Mu rugo akaba ari tumba ariko nkabamba Kicukiro. Hanyuma Tayla hari wenda ngiye interview nabonye wenda ko nawe urimo kuza ugana abantu bitwa Banyirinkwaya cyangwa se umuhire ige bimeze bite bigihagaze gute kugeza iyi saha kumuhire ngo no umuhire amwitaga umuhire ko nyine njewe urebye nigeze kuvanga twarkwatse ikiganiro mura n'umukobwa witwa Rizari aratubwiriza arambwiriza ntabwo byaba ibintu birebire ariko twaranje ikiganiro bamubwira ko ngiye kwitekerezaho agakiza ntabwo navuga ngo uko twatangiye ngo cyangwa se uko atrambwiriza niko nyimeze ibintu birimo kuza kuko nyimara kuvanga ukuntu nicaye ndatekereza ndavuga ati se Riza nimba ambwirije Rizanzi Riza warumeze gutya why not natakwicango nitekerezo kuki Riza yananga kugera muri Bibiliya agasoma Bibiliya akayimenya why not nge natayisoma wenda hari ikindi kintu Imana yambwira nyuma y'ibyo Riza ambwiye ndagenda ndasoma Bible hari ikintu nungutse na bagenzi banjye turasoma dufata umwanya wo kwitekerezo twari twarabiretse ariko ngo twaricaga tukitekerezaho nyine Bible ndayisobanukirwa hari utuntu twafashije mitafata numva yuko nanakizwa pe gusa ntabwo navuga ngo abantu ngo narakijijwe ariko hari intambwe nateye harimo utuntu nagendeka ibyo nari nareka n'ubushobozi bw'Imana bizabifashamo cyangwa se bitewe n'uko imibare izagenda ihinduka nahari nzatira n'indi ntambwe ariko nicyo nifuza ariko byarahindutse wenda urambwira ati hari utuntu twahindutse kuri nge numvishe kare uri kumbwira ati ubu ngubu sinyisoma ku icupa nibyo naragerageje sinyisoma ku icupa ubwo icupa nanavuga wenda ati wenda icupa narinyweye hari ni wenda ni kambuca notazi ko ivura ni umuntu wese n'ikintu kinyobwa umuntu yibonamo ariko nta kuvuga nta bintu bijyanye na rufuro cyangwa ikindi kintu ibyo narabiretse icyo ni cyo ntambwe ya mbere ko nicyo kintu cyashobora kushoza mu bintu bibi cyangwa se bigatuma hari ibindi nekereza nkakora bidasanzwe ariko ndimo kugerageza n'ibindi kubireka ariko icyo kintu cyo naragize ariko urumva ufite ubushake se muri wowe mfite ubushake ikibazo n'ubuzima hari igihe ugira ubushake ukabona hashije nk'icyumweru numva meze neza nta bintu bibi nkora cyangwa umva ndi gukwegerana n'Imana umva ndashaka gusoma Bibiliya ariko
nanone ikibazo cy'ubuzima cyaza mu cyaha cy'imibereho ugasanga niwe ucikiyemo intege ariko ubushake ndabufite ariko bizaza Imana ifite uko izabigenza cyangwa se n'umwana w'umuntu ariko niyo mbogamizi irimo icyo wenda ndaje nkigarukeho gatoya hanyuma Hugue uyu munsi wambwiye uti ngufitiye surprise y'umutumirwa Tayla ndashaka umbwire gato cyane wenda ajya kureka byeri hari uruhare wabigizemo so urumva nyine sinavuga ngo njye ugize uruhare buri muntu umenya gahunda yiwe nimba arafashe gahunda yo inzoga urumva ari byiza cyane kandi byarananshimishije ko sometime rimwe na rimwe dukunda kuba turi kumwe namubwira ati nyine ntabwo nawe namubwira ngo atekerezwe ako kanya nawe urumva ko arimo ashaka kunsatira ko navuga ntabwo namuciye mu ijambo kuko nawe nanze kubivuga ariko niyo waje arambwira tuti waretse tugashaka ukuntu duhuza abagenzi bacu twasana abarezibiyene babashuti bacu nanjye nkazana nk'abage tukajya tugira igihe cyo gura tugasenga umusiga bamusenga ajya kubitangira avuga ko mbere byabaga ariko noneho twarabuze abenshi bari baraguye hari uwabitugiraga ariko ahita baramujyana hanze abona umuterankunga aragenda ariko niba waje arambwira tuti waretse ko numva ndimo mfite umuhamagaro ukuntu kukwizera cyangwa se imbaraga numva zashobora kuba byuze nakwatura mu kanwa kanjye kakavamo ijambo ry'Imana tukagira ukuntu twicara niwe muntu waduteye icyo kintu cy'imbaraga aranakizwa aratubwira tuti ngewe ubu ngubu natangiye urugendo rwo gukizwa ariko ntabwo mbabwiye yuko wenda mbarusha imbaraga nyinshi zo kujya kububwa nabavananga mukareka kino mukajya mu kindi ariko uko shoboye nzabafasha mureke tujye duhura dusenge ahari hari Imana izaduhindura cyangwa se muri twarabi izazamura cyangwa se twese tukanagenda byaba byiza nuko byatangiye nubwo ari gutinya kubivuga ariko yaradufashaga abireka nk'umuge ariko adufasha nk'umukristo ariko atatwitaruye nukuri Hugue wagize neza hanyuma Hugue wenda iyi saha Tayla muricaranye kandi uruhare ndumva ari we yarushyizeho ariko se ninde ubuyoboye iryo sengesho cyane ko wenda nzi ko muba muri abantu benshi batandukanye urabayobora cyangwa se n'abandi ubona birimo biraza birimo biraza gake gake ntabwo navuga yuko dusaba ngo kanaka ngo nayobora isengesho ubishaka arabikora utamuhagase ngo tumushyiremo agahato ariko akenshi navuga ko nkunda gutera isengesho cyane niyo tugiye kuryama kurya mu gitondo kuri umuntu abyutse niyo twahuye gutyo muri groupe nyine bamwe na bamwe barimo bari kubyumva ariko nyine avuga ati gusenga ni byiza navuga yuko deni bari kumva ko ari byiza nabo bari kuza barabona nyine baracyari muri se wabivuze munyembaraga afite n'umubyutsi ufite ububyutsi okay nyine ntago nanze kuvuga ko ari jewe ariko nyine so ndabikunda mbaha umwanya batajya ngo ndabyigundira cyane so mbaha umwanya nabo nkababwira ati uyu munsi ninjye wayoboye so nitujya kuryama cyangwa se nitujya mu bindi bintu bindi haragiramo umwe uri buyobore uvuga ngo twakurane niko navuga kugira ngo atajya bavuga ati nguriya ngo niwe wiherana isengesho ngo ya usanga hajemo ibintu bibi twebwe ahubwo nabivuge neza zegera dusenga n'ibyo kurya n'ibyo kujya kuryama ariko iryo umwuka cyangwa kugira ngo nimba dutangiye isengesho cyangwa se guhura cyangwa se guhimbaza Imana urumva ukeneye imbaraga twebwe rero kandi n'uri kuza ntabwo turagira izo mbaraga rero isengesho tuvuga ngo tuhatuhereza tugiye gufungura tugiye kuryama hanyuma Hugue n'ubwa mbere ngiye kuva twakorana ibiganiro byinshi mbonye ufite ubwanwa kubera icyo umunsi wahisemo kuza ufite ubwanwa numvaga ari byiza kugira ngo nyine abantu babone yuko nyine ubwanwa buriho ntabwo navuga ko nabukuragaho n'ubundi kuva na kera ko ugiye kuba na pasite ibyo ntabwo ariko kuba mfite ubwanwa numvaga byo byiza binshimishije kugira ngo banabibone ko nari ikintu nahinduye wambwiye kare wenda nimba byari blague simbiza ati ubutaha dushobora kuza kwana ikiganiro noneho nambaye veste nibyo koko cyangwa wivugira nibyo koko nibyo nzayambara kuko n'ubundi ndayifite na mbere barayimpaye mbere atunganya amaso imyenda yanjye nkavuga ati oya ni ukurangiza umuhango nyine ndangije ahubwo kuki utarizanye uriya munsi araryambara uriya munsi turakodeni numva hari ku cyumweru ndababwira tugiye gusenga
bamwe baravuga ati ntago dufite imyenda imeze neza, ndababwira imyenda ntago ariyo isenga, ndavuga uko baba bambaye kose papa gusa umutima wawe wawerekeje kuri Nyagasani kandi nabari na byiza cyane. Impamvu nari nambaye ikote no kugira ngo abantu nyine babone ko hari ikintu cyahindutse. Hanyuma Tayi wenda Hugue ndakeka akenshi n'umuntu muba muri kumigiye kinini nibura bibiri ukavuga uti Hugue koko cyane ko wenda warababwiraga ubushize ati sha Hugue ntiwakizwa, ati wowe ukizwa wumva kutabyizeye nyine neze ntabwo yabyivugira ko atakizwa, ariko buriya umuhamagaro w'Imana cyangwa se guhitamo kw'Imana ufite uko ibigenza. Ikintu cyo navuga cyo kuri Hugue yakijijwe agakizwa, afite ikintu cya mbere yakijijwe, ikintu cy'iraha ry'abagabo. Nubwo natwe nubwo nyine tubikora cyangwa tuba twahuye, ariko nagagikunda kuduha umwanya rero na mbere twajyaga mu by'inama, ariko ngo aratubwira tuti wari uzi ko buno njyewe iyo turi kuganira ku kintu cy'Imana mba numva binjennye, akabona ko bimujennye. Ariko ikindi kintu yakijijwe nakubwira ngo iraha ry'abagabo, undi wasangaga arimo ajya kuri telefone abona umukobwa akabucaho agahita ajya kugahunga, akabona ngo inana, ariko ngo wasigaye avuga tuti kuki siko njyewe najya mbona kuki nabajya mbona muvugisha n'abakobwa cyangwa se mumugira abandi bakobwa muzana batari abagangaha, akamumwereka akavuga ati muri minsi micyange ndaje ndabereka umugeni aho ahubwo buryo azamubona nibyo tutazi. Ikindi kintu yakijijwe Hugue, uburyo bwo kugenda amajoro. Hugue yagendaga ijoro ku buryo umunota n'isaha utamenyerwa ahantu Hugue ari, wamubona ukagira ngo ni igini, ukabona Hugue avuye ahangaha se mubeshye. Noneho reka mbere n'akandi kabanga, Hugue wamwerekaga umujyama, ukajya kureba uwo mujyama, bagenzi bakajya kureba uwo mujyama asanga diro ya mbere se nabyita ngo iki agaturuka mbere yigakarangije, kandi wari mubimwereka ari ibintu bisanzwe, ariko icyo kintu agakigikora adukurikirana hano hafi. Ntabwo ibyo bintu rwose n'ibintu byo gusinda inzoga, hari ibintu bigeze muri bitatu atashobora kuvuga ngo icyo kintu akigendeyemo kayaretse. Abagabo guhehe tukumva twayaba babandi cyangwa se bijyanye n'inzoga, ahubwo aricara akavuga ati iki kintu mwicaye mu gitekerezeho, komerezaho duhindura ntawamenya. Urabona ko na makeup yashyize hasi byose utuntu twose sha n'ingendo mvugo. Ikiganiro cy'ubushize wenda comment barabibonye benshi ko yatangiye nko kugenda nk'abasore, azanabishobora nyine azabishobora kubera ko ntago byahita biza, ariko mu gihe afite ubushake Imana nayo ifite kwizakora. Je ntago nyijijwe ngo uvuze ngo narakijijwe, ariko ari ibyo akoraga agahitamo guhaguruka cyangwa agahitamo imbaraga, nkavuga ati reka nanjye nzaturayinga kino kintu one day ahari kino kintu kizashoboka. Hanyuma wenda Tayla Hugue nzi ko ari umuntu umwe wavuze ati njyewe ubukwe nahisemo kubuhagarika, tuzi ko mwe mufitanye ubukwe muri kwa 12 bo byakiriye gute kubwira ati ibyubukwe tubivemo? Mbyakira icyo gihe ambwanga ibyubukwe tubivemo byaranunguye, kuko ibaze ni gihe wamubanje kumugate se, kuko hari ukuntu baganiriye yavuye gukora ikiganiro nariza baje ku gasaro, arangije aravuga arazarambwa ati se wari uzi yuko nakoze ikiganiro nariza, iki kiganiro kimeze gute se Riza ubwo akujyanye mu bihe bintu kandi ibintu byari biri hafi. Arambwa ati rero Riza yambwirije numva ndafashijwe, ariko ntago namwemereye, twabaje turashwana, ariko byarangiye numva mbitekerejeho, numva ko iki kintu ngomba kugitekerezaho. Ati wari uzi yuko ngiye kwakira agakiza? Turabanza nyine turabishwanira buri munsi, tugashwana. Nyuma yaho aricara arambwira ati icara hasi mwubwire. Arambwira ati rero ni amahitamo yanjye, kuko kugira ngo tubane n'ubundi ibi bintu bitandimo, kandi namaze kwinjira mu gikorwa cyo gukorera Imana cyangwa se Imana yankomanze nkabashaka kuyitaba, iki kintu ntabwo gishoboka. Twarashwanya aragenda, icyo gihe twamaze n'iminsi tutabonana, twongera kubonana agakiza arakakiriye. Ndavuga ati n'ubundi icyo Imana yashatse n'icyo Imana yamuhitiyemo, mbona yuko kumwanga cyangwa se kugira ngo mwitwaremo umwikomo hari ikindi gihano nanjye Imana yananjye na cyangwa mbona no kurwanya ubwami bw'Imana cyangwa kurwanya ibitekerezo by'Imana cyangwa amahitamo yayo. Mpitamo ndavuga tuti twongera tubishuti bisanzwe gutirisha. Turabona ko nta n'umuntu wambaye. Nicyo kintu ngiye kumubaza, Hugue yamita wambitswe iri hehe? Narayimusubije. Tayi aho cyo gusubiza impeta nago umbwiza ukuri, ibyumviro byawe byari bimeze bite? Nago wagize agahinda ku mutima? Agahinda
ngo agahinda ntago nagize igikomere mvuye ngo ngize agahinda cyane kuko nakubwiye twabanje tubiganiraho tubanza ibyo bintu kubivuga yagiye kumiyometa ibyo bintu twarabivuze twarabiganiye habaye ikintu cyo kuvuga rero ati reka twamburane impeta aranda yo nayo ifite ndayambara ahubwo iyo yayamaye yo namwambitse narayambura arayimarangije aragenda ambwa ati uzahorongera nambwa tuti yari ejo bundi nayenza wa nagusengeye sifite ubushobozi bw'aka kanya ariko mu bintu nzashyira imbere naye nzagusengera bitandukanye. Ige hari ikintu wenda wifuriza Tayla ino saha mwicaranye hano ni nk'icyo kintu uba wumva wamurushije ukavuga uti wenda yavuze ati nanjye numva mbyifuza no kubera wenda ubushobozi hari impamvu runaka mbikora kubera ubushobozi nacyo ndaza kukimubazaho ni cyo kintu wumva wenda yisaha umuntu mwicaranye mwari inshuti mwari mufitanye ubukwe wavuga ati ndakwifuriza iki ngiki aho ngeze kuri uyu munsi. So ikintu navuga kuri Tayla namubwira nawe nimba akunda Imana navuga ko nawe ikintu namwifuriza nawe nakizwe namubwira ko kwakira agakiza ni byiza biraryoha wandebye ufite izesoni impamvu ndi gukora wumva isoni ziranyishe niko nzi kuri umurezi bien kandi ubu ngubu wapi kandi ikintu none nagutera shatani ndabona nabwo banza muri sukari ntabizi buriya sinzi ariko buriya kandi wambwiye ko ari kuza nyine turahuza ariko ntago ari cyane oya wowe ndeba umubwire tuti icyo ushaka kumbwira ukimbwire aho imbaraga z'Imana ziri ntago satani yahashobora. So ikintu navuga nakubwira nawe hinduka kandi guhinduka ngo nkubwiye ngo utubyinjiramo ako kanya hanyura urabona ko nabibyinjiramo gakeya simvuze ngo utubyinjiramo cyane hinduka mwana mama kandi ndizera ko nuhinduka zabutamba nago nakubwira ngo nago nzahinduka kandi mu isengesho cyangwa hano nasomye muri Zaburi nibuka neza haravuga ngo Mana uzame gukurikiza amategeko yawe. Ari nandi naho havuga ngo nawe kuri urwo rugendo uriho he nandi havuga ngo nudatera intambwe zirengeje z'abafarisayi ntago muzabona inzira bajyana mu bwami bw'iki bw'ijuru mu cyabw'ijuru. Ubwo ngubwo nanjye nicyo nakubwira ntago mwifurije kudindira cyangwa se ngo ugire gerageza gutera intambwe irengeje niba ngombwa urenge yafarisayi nuko benshi batari bayigeraho kugira ngo n'ubwami bw'Imana natwe tuze dukuhinguka inyuma muri iyo bwami bw'Imana. Noneho ndumva winjiye no muri wa murongo kuba wasoma Bible. Bible narayisomye mbonamo ibintu byinshi ariko ibyo nasomyemo ni ibyo gusa ikintu nasomyemo ni ibyo ngibyo. Hari n'ahandi hantu nigeze nasomye mbona Bible igeze muri bine. Hari ukwisabira ugasabira n'abandi, hari kuza gushimuka niragiza, hari no gusaba gusaba imbaraga usiga gusaba iherezo ryiza ari ryo ryacu tuzaba. Ni nayo mpamvu rero uba itegeko muri iyo Bible aho kaba cyangwa ry'Imana gusaba cyangwa se ukaza ukiragiza cyangwa se ukisabira iherezo ryiza. Icyo kintu nasoma muri Bibiliya. Hari akantu urakoze cyane kuri ayo magambo meza ngiye kubaza Hugue ubushize numvaga ubaza umuntu bikaniza ati satani abaho uramuzi wowe isaho ubundi satani wemera kabaho cyo nawe ubaho. Arahari satani arahari rwose pe naramubonye satani arahari kubera ko deni navuga yuko satani mbere niwe navuga ko ari watumaga dukora amabi ariko ubu navuga ko mbere nabwiriza ngo satani abaho ariko naje gusanga ko abaho arahari. Ubwo ngo aho namubone nabonye yuko ibyo umurongo nari ndimo nari gutana ariko ubu ndi kwinjira ubu meze gutya neza ndarambuye ntago nzongera gutana no kwicara nk'abase ko mana numva sigaye mbyiga buri munsi ahantu hose nicaye mba numva nakwicara gihungu. Satani bavuze ngo hanyuma Tayla tutarageraho ngaho twinjiye muri wa mwanya baza Hugue ibibazo byose ushaka wumva umufiteho. Jewe ikintu nabaza Hugue nk'umuntu wari ugiye kumbera umugore warakijijwe pe sibyo ndabibona twatandukanye ariko hari ibintu bitari guhinduka cyangwa se udashaka guhindura cyane nk'umusatsi wawe
umva umusatsi we ndumva ari nk'ibintu nyine bisanzwe. wasobanura impamvu utashobora kuwuhindura. Hari abawugira ukabona bafite ordinaire, hari abiharuza, hari abawugabanya kakaba gake, ariko uracyakomeje urazinze, uzingiye inyuma, umeze ukuntu kwa kundi wari umeze. Ni ukubera iki? Isa natandukanyirizo rihari, nakundi kuna abantu bari kubireba ukuntu abasanzwe bakuzi, nta kindi kintu bagitekereza kuri umusatsi wawe. Kubera iki? Bibaye ngombwa uba ufite sheri w'umukobwa wenda arimo murimo guteretana muri iyi minsi, cyangwa navuga ko yanje, cyangwa se uracyari mu gakiza, uracyabanza kugenda neza mu gakiza ukabona gushaka sheri cyangwa se umukunzi ku buryo mwazabana w'umukobwa. So nyuma yawe ntago navuga yuko nabonye umukunzi, ntago n'ubu ntago ndi kumuteganya, ariko ntago ndavuga ati nabuse ntago nakubwira ngo ndamufite ya nta girlfriend ifite. None se bibaye ngombwa ko wenda umukunzi wavuga tuti sheri cyangwa se umukunzi wanje akagusaba ko ukuraho uwo musatsi, abona umubangamiye, abonye ko mubangamiye bitewe nuko mbere wari ufite uri umuge kandi so navuga yuko wenda afite ibindi binawutekerezaho uwo musatsi wawe. So numva abyemeye ambwiye ngo ni inkuru y'umusatsi kubera umubangamiye, so numva nawukuraho kuko ari mukunda kandi nzi ko tuzabana karamata. Aho ngaho urashubije. Eko Ikindi kintu rero nagusubiza cyangwa se oya, ikindi kintu nakwibariza, ubu ngubu bibaye ngombwa sibyo, bikaba ngombwa yuko wenda hagira wabonye itandukanyizo ryo kuba wari umuge no kuba warakijijwe, hakaba ngombwa yuko hagira ikindi kintu cyakugusha gishingiye ku butunzi cyangwa se ikindi kintu runaka cyashobora cyane cyane nk'amafaranga, umuntu akakubwira tuti ngwino ngiye kugukorera iki ngiki ubufasha kabugwa ariko usubire mu buge, cyane cyane abaterankunga bawe wari ufite cyangwa se nawe ufite ubu ngubu, wahitamo iki? Wareka gakiza ntago nareka gakiza kubera ko n'uwayise amafaranga yarayasize, n'uwayise amafaranga yarayasize ntawe ukiriho. Bibaye ngombwa so wayasize kari ugaruka akaba ari ugusaba icyo kintu kandi amafaranga reka ntago yajya kungusha hejuru y'ubutunzi bwa Kayizari. Ubwo nashaka ubwanjye butunzi kuko nabanzi ko ndi kubuvunikira, so ndizera ko n'umugore naba mfite icyo gihe twafatanya twasinyira umugozi umwe kugira ngo dushake ibyacu, nta mpamvu yo kujya gufata cyangwa ibyo kujya gushaka ngo ibyo aba sponsor bo hanze ngo batumaga mbuge hoya, ntabwo aribo baza ngo bancumuze. None se ari ukuntu kuno nagiye ku makomenti icyo kintu cyo cyanyuma nkubaza, noneho babatera amakomenti bakomeza kwita umuge, wa muge yakijijwe, wa muge bigeze hehe, urumva icyo kintu tukabona twebwe iyo bakwise umuge nubwo bitatubaza cyane we byakubabaza, urumva, ariko tubona yuko batashobora kubona gakiza kawe, gusa twebwe turakabona turakazi. Abo bantu bo wababwira iki? Waba ese niki wabamaraho impungenge cyangwa wabasaba? Ikintu nabasaba, nyamuneka mw'abantu mwe iyo zina ndarizira, nsigaye ndizira, nyamuneka ndabisabiye bantu ba Nyagasani, ndabisabiye mumbabarire iryo zina zo comment zanyu mwamushyira ryo ruzina, ntazi ko iyo ndwumvishije mba numvise mva witwa Nyirinkwaya bajye bamagara amazina yanjye, ariko uwo nzumva yongeye gushyira commentaire avuga ngo ndi umutinganyi cyangwa ndi umuge, please zamusengera, nizera ko akantu k'akanyuguta bagiye kwandikamo azajya yandikamo umwana mwiza cyane rwose. Bakeneye inkunga y'amasengesho. Umuntu nzongera kubona kuri commentaire umva tuzabipfa. Aya ntabwo muzabipfa, uzamusengera. Nzamutera ikintu bita ijambo ry'Imana. Ikintu nzamutera ikintu bita ijambo ry'Imana cyangwa nzamukubita Bibiliya. Muze nkubeshye umva nsigaye numva rwa ruzina nkumva oya uzamukubita bira mu mutwe, abadayimoni n'izo ntekerezo ziri mu mutwe, nazo ntekerezo zose zirimo zose bimuvemo. Si ibyo byumvikana, gusa abo bantu bafitemo ikibazo. Nimba umuntu yarakijijwe nimba umuntu ahindutse abahindutse ntago babagize gute kwa kundi. Satani korera mu bantu nawo ubwo wenda kumukuramo ntabwo wamurenganya, ahubwo nukuzamusengera Bibiliya ukayimushyira ku mutwe ukamusengera, umuramburira mu mutwe. Gusa nanone izina ry'abage umuntu wacu waronga dufite ntago ari umuge, yahinduye izina
naribabwira amazina ye murayazi, ariko nimba umuntu yarakijijwe ikomeza kumita iryo zina no kumusebya no kumuca intege mu gakiza, ahubwo bamushyigikire, bamusabire basenge n'Imana imuha imbaraga akomeze abane natwe. Gusa njye nicyo nagusabira kugira ngo Imana ikomeze kuguha imbaraga, natwe duhagurutse tujye mu murongo nk'uwo wagiyemo, tuve mu bintu ibyo twakoze cyangwa se n'ibyo turimo. Rero nagushimira yuko wajije kubana nanjye, ukamugura, ukambwira, nkanakubwira naho ngeze, kandi ndabwira bagenzi banje ibyiza twaganiriye n'agakiza, uburyo umaje kukamaramaza. Gusa njye nifuza kugira ngo ngenere intambwe aho uvuye, kuko ntabwo byashobokera kugira ngo mite ngucaho, ariko ndifuza kugira ngo aho uteye intambwe ukagira aho uva, ikirenge cyawe kivuye nanjye materi cyanje. Urakoze, Imana igumugisha. urakoze. ukuntu Hugue nyirimo yasigaye avuga ati avuze ijambo ryiza sha, agakivuga bya bindi ngaho uvuze ijambo ryiza sha, ngavuga ijambo nk'iry'umugabo. hanyuma Hugue nawe hari ibibazo dushaka kwibariza Tayla, weda uyu munsi ni inshuti yawe, nkunze ijambo wakoresheje ati muri inama zanjye ndagiye, ati aho navuye nanjye nifuza ko mwatera intambwe mukahaza. Ni ukuvuga ko ibyo uri mubifuriza ko nabo babizamo bakumva inyungu yabyo. Niba ntibeshye nawe ugira icyo umubwira, cyangwa se ubwira ibibazo umubaza ya n'umwanya wawe. Ntabwo navuga ko namubaza ku byinshi ndumva bivuze, kandi nawe ni umuntu mukuru. Baza nk'umuntu umaze kubona ibibazo byabagiye cyabarezi biene Imana n'umuntu wakiriye agakiza. Hari ibibazo, ubwo n'ibibazo birahinduka, nimba nabivuze ariko nawe ufite ibindi cyo kumbaza. Kuko icyo nakubaza cyo navuga yuko nimba ese Tayi ubu ngubu navuga ko ari urugero cyangwa ni example. Nk'ubu ngubu Erwa n'icyaminduye. ibyo byaba ari sawa byiza cyane. Ntabwo bicyaterwa n'icyamine. Ese usatana nayo naza akamindura nzemere minduke. Ntabwo kuko ntabwo nanjye nabyishimira ko uhindutse byaba ari byiza, kuko ndizera ko satani twamutera amabuye kugira ngo ntakwegere, ntajye kuguhindura, aho kugira ngo guhindura ahubwo twasinya amasengesho menshi kugira ngo ukomeze mu rugo rutangiye kujyamo. Yego. Icya kabiri nakubwira se, ni byiza cyane pe, nabikunze, kandi kuba wanemeye ko dukorana ikiganiro nabishimiye. Nanjye nabyishimiye. Numva nta kindi kintu nakubwira, ko ni byinshi ariko twaba dutwaye umwanya w'amasaha mwinshi. Mbaza ndumva nta kintu nakubaza, kuko ndumva gusa ndishimye, kandi kuba wanaje ndabishimye. Nanjye ndishimye. Ireka kumbaza wenda ubwo ibindi nzabibazwa n'Imana, cyangwa se ko Imana izagushoboza ubwo izakuntumaho wongere uzaze umbaze cyangwa umbwira. Kino nakubwira, ese umunsi bwa mbere nkubwira, umunsi nazanga kukubwira ngo duhagarike ubukwe, wabyitwayemo gute? Wabyumvishije bimeze bite? Nje naratunguwe na cyane ariko ndatungurwa kubera ko icyo kintu nawe wakishyizemo, none uragarutuje no kukimakanira, ndarangije kukishyiramo. Ariko nyuma yaho naje kubona ko sinahangana n'Imana. Naje gutekereza, mbona yuko nitekerezaho, ntekereza imibereho yawe, uburyo twabanaga n'uburyo kintu ari wagicuzinze. Ndavuga tuti iki kintu cyatumye kiba hari impamvu waye natategereza, cyangwa se mbone icyo Imana ishaka gukora, cyangwa se guhindura ku mubiri, ku buzima bwanjye cyangwa no ku bwawe. Icyo kintu nubwo nahise mfata umwanzuro wo kucyakira uko kiri, ariko cyabanje kumbabaza. Nyuma mbona yuko icyo Imana yashatse ko kibaho ikintu cyose gifite impamvu, ndacyakira. Ndabyishimiye ko wabyakiriye neza. Ndabyishimiye ko ukomeje gukizwa. Hanyuma Tayi, tugana no ku musozi w'iki kiganiro, wenda wavuze ati ngewe uburezi bene ati numva nabuvamo, ariko impamvu bikaba hari ikibunkoresha. Ni nk'iyo mpamvu wenda asobanura umuntu ati ngewe yisankura iki kubera hari ikibinkoresha cyane, ko wenda we wavuze ati nanjye numva nifuza gukizwa, biri kuza buhoro buhoro, kandi numva ko ari cyo nshaka cyangwa se ari cyo gikwiye. Nje numva nifuza gukizwa. Umuntu wese ndanagerageza. Umuntu wese, nta muntu utakwifuza gukizwa, kuko nta muntu wese yifuza gukora satani cyangwa se ngagira ikindi kintu. Ariko intege z'umuntu n'uburyo arimo agenda azamukamo cyangwa se atera intambwe, nicyo kintu. Ariko icyo kintu ubanza ukanakubwiye ngo icyo kintu ubanza ukakireba, ukareba ubuzima ubayemo.
ushobora kuba njya gutera iyo ntambwe pe nkayitera ukabona ndayiteye ukabona ejo nakubwiye ejo bundi iminsi 3 irashize 4 ariko ubuzima ndi mbamo Tayla ubikasaba yuko nongera gusubira muri cya kintu ubuzima rero Tayla ari mu isahano ubuzima arimo nuko icyo kintu nacyo kinunze reka nakivuge neza kugira ngo nabandi mu cyumve nimba Tayla ninunzwe n'icyo kintu kandi nta kindi kintu ufite kigisimbuza cyangwa se nasimbura y'icyo kintu ufite ku buryo ubwo buzima agakiza nkakomeza kandi ubuzima mbayemo ni butume subira muri cya kintu nicyo kintu kiri gutuma Tayla subira inyuma ndagerageza ubundi ugasanga ubushobozi burabuze ugasanga bisabye kugira ngo mbone amaronko cyangwa se ngira ikindi kintu ngeraho cyangwa icyo shaka nyibone ngasanga cya kintu n'ubundi kirasaba gukora cya kindi niyo mpamvu mvuga ngo ndagerageza ariko imibereho n'ubuzima nibyo bintu birimo bingora muri iyi minsi none se Tayla uba wumva wenda nk'umuntu akubwiye ati kugira ngo iki kivemo wenda dore kora iki ngiki uba wumva byakorohera kwabireka nakeka kuko icyo kinumva cyaba gisimbuye cya kindi nimba mbwiye ngo kora iki ngiki cyangwa se akagira icyo afashaho nkakora cya kintu kikama cya kintu nakeneraga nabonaga nyivanye muri cya kindi urumva cya kintu sinongera kujya kugitekereza ariko mu gihe ntacyo nari nabona ntabwo umuntu azanga mbwiye ngo va muri iki ngiki wewe ahubwo wafashije iki no mvuga ngo umuntu nabanza amenye ubuzima Tayla nge mbayemo yongera ambwira icyo kintu ngo kireke se ndakireka mbeho guti ese wo mbwira ngo ninyireke wafashije iki aho si ukubivuga gusa ariko nimba mbonye icyo nkora cyangwa se nkabona ikindi kintu gisimbura icyo kintu nakivamo kuko urumva aho navanaga aho ibyo navanaga muri cya kintu nahara ahandi hantu n'abandi mo kubikura ni iki kintu rero wakisabira abantu bagukurikiye kuri Gasaro TV njye kintu nakwisaba abantu bankurikiye ku Gasaro TV nabwa ngo bafasha sinategeka uko bafasha ariko ubushobozi umuntu wese afite yafashamo arebye Tayla uko ameze cyangwa nicyo na wa muntu ushaka kugira ngo Tayla abe icyo ashaka komba cyo cyangwa se ngire n'ikindi kintu nkora mfite ikintu nkora mfite budget nkazingaye nakora shobora kuba nakora salo ni abantu bose bibonamo shobora kuba wakora restaurant no umuntu ukeneye kurya buri munsi ari wese shobora kuba wacuruza imyenda icyo ni ikintu ushobora kuba wakora kandi kantu kimwe nuko ari n'undi muntu washobora kumbona kino kintu nakigufashamo ibyo natse nuko ari ibintu biri hasi cyangwa se bisaba kapito iri rowe ya wenda abakurikiye Gasaro TV rwose barumva ibyo uyu mwana ari gusaba ati ngewe njya mu burezi bene kubera imibereho cyangwa se kubera ko hari icyo mbura ati nicyo kintu nze ngira ngo wenda buri muntu wese azatubwira igitekerezo cye muri comment ndetse n'uwagira icyo amufasha asagira icyo akora rwose azaduceho tuzamuha nimero ye hanyuma yige wewe da uracyakomeye mu gakiza ngira ikintu ubwira abantu ikintu nabwira abantu nabwira rwose ndabashimira ku masengesho yabo bambwira bansengera kandi n'abakunda nanjye nsigaye mbakunda cyane cyane kandi none nyamuneka mw'abantu mwe babandi bandika ngo ni rwara uruzina bajye bagwita ngo nuruki ni bikurivwa nkumva ese miranyije so navuga yuko ikintu nababwira wabivuze neza sura kujana ucanga abantu bya indwara uruzina ngo bitango harya ngo nuruki ngo nabatinganye ryazina wari ryo kera ryazina wari ryo kera nyeje uvuga ryazina yararangiye nabatijwe ngarijugunya muri hehe muri Yorodani namwe ngo bamwe ngo boza bakazamuka ngo arabere cyane uzi hari ahantu bakujyanye uvamo wumva ijambo ry'Imana rirarema wumva neza wagira ngo ugeze muri paradiso umva ariko bakubwira ijambo ariko bavuga rwa jambo ngo nabate Tibashira Bibiliya ku mutwe ubabwire hanyuma Tayla ikibazo cya nyuma nabonye wenda hari umusore wakwambitse impeta kugeza iyi saha niwe uri kugufasha wenda kuba bava mu rurezi biene cyangwa iyo nama wowe bikiba wari uhari tunarimo ariko nyine agiye kumva numva zarasimbutse ndavuga ati cyore ndavuga zika ndeba uko byagenze ngiye kubaza ati nyamuneka dore afite ngabana naranaye mubwiye nagenda mugato uti bya bintu wari urimo ushimye bya bintu namashenza amashugeze mashuka nicyore ngo ngafite abana afite umwana ngo mwese ni ngaho
afite bangaye afite batatu ngaho batatu ukaba ugiye kubyara wakangahe wakane yewe ubwo se ngo uwo wambitse impeta nkagiye kuba wakangahe ubwo ngiye kuba wakangahe ubwo nyine nuko ndamuga tutirero bishoboka ubwo ngubwo Imana niba ifite ukuntu injyana mu gakiza cyangwa se nkabireka ifite n'undi muntu izangenera ariko nta mpamvu yo kugira ngo nawe ubwawe umbeshye nje wari usanzwe uzi ko ndi umurezi mbere ariko biratangaje kugira ngo ubyara abana batatu ugira abagore umugore nawe ubwe ukwandikiye nawe atazi avuge ngo ugiye kungira wakangaye ese ugiye kungira wakangaye araceceka arucarumira afata telefone arayimena arangije arasohoka nuko byarangiye naye ndigendera nuko mama urarangizanyije ko turarangizanyije rwose nakajya n'uzongera kumbaza ibyiwe muzamubaza abagore n'abana afite aho ubwo n'ibyo bikurikiye sizi impamvu atanabivuze hari imbere tayipore sana gira ijambo rimwe ubwira yige mvanze umugira ijambo rimwe ubwira hanyuma nayige nakubwira ijambo rimwe dusoze nje ijambo nabwira yige nuko aga mu gakiza ke no kugira ngo nawe dutere indi ntambwe cyane ntabwo mubwira nk'umuntu ukijijwe ariko ndamubwira nk'umuntu we yateye intambwe kandi intambwe irashimisha none ngera mu kirenge cyiwe nuko yige yakwicara akitekerezaho akanagira nuko Imana yerekana imbaraga zayo ejo tugataha ubukwe bwa yige atari Tayla na yige ubwo nje Tayla nkataha ubukwe nkasanga yambaye ikote umugore yambaye ikanzu agashaka umugore tukabona yige yabyaye ni nabyo bizatuma hari n'abandi kwese papa kanaka ukitwa papa byabiryoshye ukitwa papa ndetse ubwo ngubwo ndabura uzitwa papa Savio oya ntabwo iryo zina ndikunda nukujya kubaza gugu kigita njya kugongoringa niho nzajya kubaza Savio zicyo tugiye kureba dictionnaire kuko naho haba mu tuzina twiza ntabwo tukita abana amazina yandi ya kera tugeze muri vision twavuye muri iki analogue tugeze muri digital rero ntabwo tuzajya fata gusange ngo mvuye kure cyangwa se ngo yitwa ngo harera Imana ngo yumvira amazina cyaracyabaho ngo mukesha Imana ayo mazina yo muri rimwe oya no gushaka zina keza cyane uzamwiti yanguye ku cyavu noneho yanguye ku cyavu ni nka babande ngo bitango babana ngo Imana tutagenda mu byo mu mikino uzagire akantu ukorera abantu tukabone noneho ikintu nzabakorera n'inyukizi kandi n'Imana nawe ndabizi ni surprise tugusengera twese tunakifuza muzajya kubona bazanira invitation namwe atumva nawe undi kwita umuge ugazakusigara kwita ahubwo mva abase dore bazasigara bamwita ki gutwerera cyane rwose cyane ari abantu babimbwiye cyane benshi abashuti banjye ku Gasaro barambwira ati rwose umva wowe twereka umugeni ubundi tugukorera ubukwe ko kuno bambwiye ndababwira ati cyangwa bazakurambagiriza oya ntago bandambagiza kuko ntago namenya ngo bo barambaga bo bazanye n'umukobwa ujya nyine mu kigo cyo kuvugana cyajya kuvugana n'abahungu hari abakobwa nyine tujya gutereta n'ubu nimero mfite nishyashya ntago yandi nakoreshaga abantu bose bari bazi ntago ariyo narayihinduye buryo umuntu afashe umwanzuro abawufasha nahinduye na nimero ubu ngubu nyine ko nasigaye ngo nguco ngasanga uri kumwe n'udukobwa uduki nyine hari igihe dusanga ari abo dutengana ahubwo usanga ari abo muri korali tuba muri groupe hanyuma se kagandi kambwiye ngo warakohereje ngo sharing ijoro rikiza uriya se buriya dusengana nabyo kandi sheri ni izina risanzwe uri muramusengera ngo harya bigende gute ngarimo aramusengera uwo mukobwa ngo ndimo ndagusengera ngo ubone ibyiza byanjye nyine kumusengera ntabwo ari yemera yuko yige yaretse ubuge aramubwira none mbivuge na neza umukobwa uyu ngo aramubwira ngo sheri biti none ahita amubwira uyu ngo baramubwira ngo arimo aramusengera ngo abone ibyiza bya yige kuko we uwo mukobwa ntabwo ari yemera ko yige we akijijwe ikintu namubwira ndamukunda cyane kandi muhoza ku mutima ntabwo navuga ko namukunda ndamukunda cyane rwose jatemboku baba ndagukunda ku mutima buriya bye tuzabona ubutaha kandi Gasaro turabakunda cyane peace and love Gasaro TV.